bakampa n'amafaranga bakanashima niho bwa mbere nari mbonye umuntu aguha amafaranga ku gikorwa wamukoreye yageze akanagushimira ariko si ibindi bicika ko numva birimo amashimwe ibi bintu umva ndakubwiye ngo byambereye ibitangaza uwo munsi noneho sasa pasiteri no hahise haza undi mupasiteri witwa David yego pasiteri Boite David muzi w'Imana ukomeye cyane ndamuzi rwose nawe turamusohoje aho hari nta kibazo ndamusohoje mushumba wanjye ndamusohoje noneho n'abarangije ntangira itangazo neza cyane aravuga ati umuntu udafite bibiliya ushaka bibiliya nasohokera ku marembo umuhungu wanjye Manuel yazizanye kabiri ufite bibiliya ishaje n'igitabo cy'indirimbo namusange hari hanyuma rero wamushyiriye bibiliya ayakira gute yakirana ibyishimo arishima aranshimira ati se Manuel ndaguheza amafaranga angahe ndavuga nti oya amafaranga si ngombwa mushumba wanjye ahubwo giye uzamfashe mu ntangire itangazo cyumweru hanyuma nta kibazo icyumweru kiragera nandika agapapuro ni mushumba wanjye muze kwibuka ryatangazo reka mubwire dufite abapasitoro bazi gushyigikira umuhamagaro w'abakristo babo Imana ibamugisha Imana imuha umugisha hari ni Pasiteri Sekamana wa musaza Andreya nabanje kujya ngenda mu mujyi njya kurangura inshyashya barizo nza kuzana none ntera agatebe imbere y'urusengero aha abakristo bafite izishaje bakaba aribo bajya bagusanga none abafite izishaje rero nabo basangaga aho ngaho uwo munsi ndawibuka atanga iryo tangazo bahise basohokera ni 20 yego bana baraje bafite bibiliya zashaje ziri hanyuma y'ingi uzi ko ari ujya kubona ukabona umuntu yambaye ikote byiza ukabona umudamu atinyira ibitenge byiza ukabona kigati bibiliya ahangaha mukwa urabizi ko abarakore bazina barakaza ikimuri n'ubwiza bwa Yesu n'ubwiza bwa Yesu twasizwe gusigwa kwiza twasizwe n'umwami wacu Yesu haleluya niyo mpamvu nyine baradusaduki yego ku cyumweru agiye harabati rwose noneho abantu bafite bibiliya zishaje abantu mufite indirimbo zashaje muzihereza umuhungu wanjye Manuel yicaye hari imbere yego muze mushyire dore nanjye yaje yarayinkoreye abajya asibiye ku rusengero rero pasiteri mushumba wanjye rwose ibire yawe ngiyi nawe yibonye aratangara Joho Manuel ati ibintu babibwiwe n'iki ndavuga rwose ubu nabimenye mujye mubwira abakristo bajye bazana amabibiri ariko tukirangaho reka tubanze tumushimire oya Imana imuhereze yashyigikiye umuhamagaro ukurimo naragiye njya ku rusengero iwacu nsanga pasiteri wanjye pasiteri ari pasiteri ubureba nabonye umushinga wo gusana bibiliya ubu ngubu ngiye kujya sana bibiliya pasiteri biragenda bite nashaka mu ntangire itangazo mu rusengero mukabibwira abakristo yego ko sigaye mfunika bibiliya yego pasiteri ati Manuel ibyo bintu urabishoboye nabandi rwose pe ubu ndabishoboye nabonye ahantu ngiye kujya zijyana bakazikora zikaza ari shyashya aranga ati kugira ngo mbyemere reka maze guhereza iyi yanjye yego ugenda ubanze uyikore ndebe numara kuyikora ukayizanira abarezima mu by'ukuri nzagutangira itangazo mbibwire abakristo bajye bazuzana bibiliya noneho haciyemo iminsi naje gusubira ku rusengero nsubiye ku rusengero wa muntu aza kuza umwe warose akuzana bibiliya ishaje yego Imana ishimwe aza kuza asanga aho nicaye ku rusengero ku bantu bazi kuri ADPR mu Gatenga ahantu hari ibaraza niho nari nicaye noneho wa muntu aza anzaniye ya bibiliya naje no kugira irindi yereko yego nari ndyamye nijoro ndabyibuka hariho amasaha 8 y'ijoro nota ndi ku rusengero aho nari nicaye umuntu anzaniye bibiliya ishaje ishaje ndagira ngo urabone bibiliya ukuntu imeze narose umuntu anzaniye bibiliya ishaje hanyuma y'iyingiyi yego biragaragara rwose ishaje ku buryo nari ndi mu nzozi sinziriye ndangije ndabyibuka mpita nkangura madamu ndavuga ati mbonye umuntu anzanira bibiliya uriya muntu buriya arashaka iki
atari ikibazo yari ishaje cyane. Noneho barayizana mu nzozi ndayakira, ariko nza kubabazwa nuko naje kuyimusubiza mubwiye ngo iyi Bibiliya uriba ntacyo nayikoraho. Urusengero noneho nkajya mbona ibibazo abantu bafite abenshi n'uyu munsi barabifite, kandi ugasanga umuntu aravuga ngo ni hehe nakura Bibiliya, ndashaka kugura Bibiliya nayigurira he? Ugasanga ntafite ahantu yagura Bibiliya, kandi yajya mu rusengero akabona abandi bafite Bibiliya, akabona barimo barasoma, abana barazirambura, agasigara wenyine yicaye mu ntebe yigunze, ku buryo hariho nabo ujya kubona ukabona ari gutira cyangwa se ari kwegera uwo bicaranye agira ngo ajye kurungurukamo abashe kuba yasomana nabo ngabo ijambo ry'uwo munsi bagiye gusoma. Kuko hariho n'abantu babaga bagiye mu mubatizo, bakajya mu mubatizo ariko ugasanga nta Bibiliya bafite, bakaza aho nabo bakora urwo rusengero. Ndabyibuka buri wese akajya ambaza ngo twakura Bibiliya hehe, Bibiliya twayibona gute, igitabo cy'indirimbo twagikura he, ese mu by'ukuri babigurira hehe, ese babitangira ubuntu ku rusengero bigenda bite? Nza kugira umugisha, Imana impuza n'umuntu ahantu babikora mu mujyi, hanyuma ndagenda ndabegera, ndababwira ntibyagenda bite ko njya mbona amaBibiliya ashaje, ngiye nyaza ntimwajya muyamfasha mukayakora. Hanyuma nanjye abakristo bakabasha gutunga Bibiliya zabo zikiri nzima. Barambwira ati nta kibazo. Umva abivuga muri amanya amatangazo kajya abakristo bicaye batuje. Ariko se tubwire, none se wahise ubona na adresse ya biro y'ahantu ugomba gukorera mu gihe wari ukimara guhabwa ubwo burenganzira? Reka da urumveho nahereye ni hahandi munsi bahise bampa Bibiliya 20 zo gukora. Twumvise ko pasiteri yatubwiye ko ukora Bibiliya, kandi Bibiliya dore isi zarashaje. Uwo munsi abantu barashimiye, banyaturaho umugisha. Abakristo n'abana beza banyatiye umugisha, bakampa n'amafaranga yabo. Imana igombuca Bibiliya yanjye yari yarashaje, tinabwo ntabwo nzabigenza, umukozi w'Imana bose. Abantu bari kuri Juru TV ubu bari no kwiga. Tubibutse yuko turi gushaka kava y'iriya Bibiliya kugira ngo ngire subirane ubuzima bwayo. Yego. Ubu turi gushaka ya kava yacu kugira ngo tubashe gufunika ya Bibiliya. Izi nzira rero nizo tunyuramo. Bibiliya yawe wayitakarije icyizere cy'uko ubona yashaje, kwigendera mu ntoki gutera ipfunwe bitewe n'uko kava yawe imeze. Gana Sana Bible. Bibiliya yawe urashaka kuyigumana nzima, Sana Bible turi gufashamo. Urashaka kugumana Bibiliya ifite impapuro zose, Sana Bible duhari ku bwawe. Bibiliya yawe yacitse igifuniko, Sana Bible turahari tubigufashemo. Bibiliya yawe yatakaje umwimerere wayo, gana Sana Bible duhari ku bwawe. Bibiliya ifite impapuro zihinaritse, gana Sana Bible tubigufashamo. Tugane tuguhe serivisi nziza. Indirimbo yawe, igitabo cy'indirimbo cyamaze gusaza ku buryo impapuro zavuyemo, gana Sana Bible tuzisubizamo, yaba iz'abarokore, iz'abadive n'izandi macaca. Duhari ku bwanyu kugira ngo tugufashe kuvugurura indirimbo yawe. Sana Bible turahari kugira ngo tugufashe. Ufite amadigisiyoneri mu rugo, bya bitabo bitandukanye bivuga amateka n'iminsi n'ibihe, gana Sana Bible. Murakoze. Benshi bamenyereye ngo ndashaka igifuniko cya Bibiliya, ngo Bibiliya biri gucika ngo umuntu ashakire igifuniko, ariko twebwe tugira duti twebwe turafunika, ntawe dutanga biriya bifuniko. Biriya bifuniko tuzinacika ku rutabo. None iyo turangije kugira ngo mbagarukirize hafi, dushyiraho hano tubereke kugira ngo bamenye neza agaciro k'ibyo mukora, hanyuma Bibiliya yongere ihabwe agaciro. Babandi bazijugunye, babandi batakizikoresha, babandi bintu birakoze isa nabi, abo bose nabo bongere bazizane kugira dutya. Hanyuma turi mu kazi kacu ka buri munsi,
akazi kacu k'umunsi kuri Sana Bible, turi kuri Ijuru TV, hanyuma tukagira dutya. Ijuru TV twebwe ubu twaje gusubiza ibibazo abakristo bafite. Ndimo rwose ndabibona ngewe. Ugomba kubungabunga bino bimenyetso rero. Niko kuri. Ugomba kubungabunga bino bimenyetso. Ubu gisigaye twihutishije. Tubibutse yuko turi gushaka kava y'iriya Bibiliya. Iriya Bibiliya. Yego. Ubu deja kava urabona ko yamaze kuboneka. Ubu rero yamaze kuboneka ku buryo nta kibazo kindi gisigaye. Nza ariko dukore akana ko tukabereke, hanyuma ibindi byose yatubibereka mu biganiro byacu bitaha. Yego. Ku buryo ibindi byose bikomeza. Hanyuma mu gihe dutegereje ko iyi muti dushyizeho banza kuma. Yego. Kaze nkwereke ko n'iyi ndirimbo nayo ishobora, urabizi ko abarokore abashaka ibintu bimeze neza. Iyo tujya kuyifunika yo rero ibintu bikuraho. Yego. Wava mu ndayiciye. Ni uburyo bwo kugira ngo tuze kuyifunika neza. Nuko bitangira. Mbese igifuniko mushyiraho kibashe guhura n'izo mpapuro neza. No kubera ko kiba ari umwimerere. Yego. Kuko izi mpapuro ubwazo zimeze nk'izivunagurika. Hari naho uzayisanga agiye kubagurika nk'uko nguko. Niyo mpamvu tubihindura tukabikuraho, hanyuma tugakora ibintu bigezweho. Harakabaho Sana Bible. Iyi ni Sana Bible. Hanyuma dore ya ndirimbo rero. Hano imaze kuzura. Ujya ubona abantu bakubwira bati none se ngo ndashaka indirimbo ifunitse. Nayikura nta handi. Kuri Sana Bible ziba zihari. Mbese ni mwebwe mu bitunganye. Nitwe ubwacu. Waba uri mu Rwanda, waba uri mahanga, tuzohereza. Yego. Turaguhereza Bibiliya ifunitse, ifite ubuzima bwose bwuzuye. Amen. Dore indirimbo ibonetse. Isa neza. Impapuro zirambuye. Impapuro zimeze neza. Kava nziza mu gihe yari ishaje. Mbese yongegize agaciro. Isubiranye ubuzima bwayo. Hano indirimbo nibura niba idafunitse ishobora kuyimana umwaka, iyo imana n'imyaka 10. Nta kibazo ari bwagire. Ibyo byose ntangi babikora ni kuri Sana Bible. Nayo nguko harakabaho Sana Bible. Ubu twarimo dushaka ya kava ya Bibiliya. Hanyuma ntabwo turi kubigisha abashaka kwiga, tuzababwira uburyo bwo kwiga. Kugira ngo tubereke uburyo Bibiliya tuyikura mu ruganda rwacu imeze tukayikugezaho aho uherereye. Tugira duti nagutya buryo byose no kwiga manu. Byose no kwiga. Ikibazo nuko tudakunda kwiga, ariko buryo ibintu byose barabyiga. Abantu muri iyi minsi ntabwo bashaka ibintu bibavuna. Bashaka ibintu byoroshye. Ariko tukiri mu isi twamenye neza ko dufite igihe kinini mu ntambara. Niyo mpamvu mpakoze gutya. Wabonye ko abashirimo iyo bageze ahantu hari ibintu bikomeye babikora nijoro. Naje niyo mpamvu ubuye niko hakora neza gutya. Kugira ngo abandi bantu batabimenya bazaze bashake Sana Bible hanyuma babimenye. Niyo mpamvu ugira umushiri wose ujya guhana nijoro yageze ahantu h'ubwenge. Ahandi rero niho mu nguni ya Bibiliya. Aha ni ahantu h'ubwenge. Nta muntu wese wapfa kuhagera ngo amenye uburyo bari reka nuko tubikora. Hanyuma kaza nkwereke ko Bibiliya imaze kubona kava yayo cyangwa se igifuniko mu kindi igifuniko cyayo kiproteja ku buryo ibirinzwe neza. Hanyuma isi Bibiliya sinashwanyaguje nkora birabyinyi mureba. Yego. Ya Bibiliya yacu igize igifuniko cyayo, igize ubuzima naribayeho. Ubu ngubu intambwe isigaye ni iyi ngiyi yo gushyiraho imashini kuri cya gifuniko. Hano
ubutaha turayikwereka iriho n'igifuniko n'imashini yayo ufunga nta handi wabikura byose ni ahangaha muri Sanabible. muri Sanabible. Sanabible ahubwo nzaza nanjye munyigishe rwose gutunganya Bibiliya kuko ndabona iyi mpano dore ntisanzwe ubu tayari. Ubu Bibiliya isigaje kuyiteraho umuti nayo hano kugira ngo nayize kuza isa n'iyo kuko yamaze guhinduka kandi urabona ko hanga ntatera ko hameze harajagaraye na bya mpapuro ziracyashaka ntabwo zirambuye. Yego ariko ubu hano nateye umuti ho deja byamaze kugororoka byarangiye. Niyo mpamvu rero bimeze gutya. Ngayo nguko Sanabible dukorera muri ADPR mu Gatenga. Iyo hageze ukatuyoboza turakuyobora. Nimero yacu ni 0785326254. Bivuze iki rero? Hariho nk'umuntu ushobora kuvuga ati none se ngewe ko ndi hano mu Bugesera ntafite Bibiliya yanjye yakugeraho gute? Urumva ari imwe ni ikibazo. Ariko mushobora kwishyira hamwe. Mushobora kwishyira hamwe muri nk'abantu 10 Bibiliya mukazihereza imodoka. Kontakte zanjye ni izo ngwi tukavugana bakazinzanira, namara kuzikora nkazisubiza ku modoka ikazikugezaho aho ngaho uherereye. Uri muri uyu mujyi wa Kigali hano hafi, nyaruka uzu turebe tuganire nawe. Murakoze murakara. Akaba Sanabible. Sanabible niyo ikora umurimo mwiza. Yego. Turabashimiye cyane rero bwana ku kiganiro cyiza muduhaye cy'uwo mushinga mwazanye wa Sanabible. Tuzakomeza tubagezaho n'ibindi biganiro bikurikira nyuma y'iki ngiki, kandi tubibutse yuko iyi ari Sanabible. Ufite Bibiliya yawe ishaje, ufite Bibiliya yawe yacitsemo impapuro, ufite Bibiliya yawe ushaka guhindurira cover cyangwa se igifuniko cyayo, ndetse n'igitabo cy'indirimbo, uretse n'igitabo cy'indirimbo n'ibindi bitabo byose dukunda bya buri munsi twifashisha mu gusoma, baba ibyo mu burezi, haba iby'amateka, ibyo bitabo byose uyu mugabo mureba imbere yanyu kuri kamera za Joro TV azi kubisana neza. Byose bikubiye mu ijambo rivuga ngo Sanabible. Gira icyo ubwira abakunzi ba Joro TV bakurikiranye hanyuma dusoza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Dushimire ubuyobozi bwa Joro TV kwikaze baduhaye. Hanyuma ushaka no kumenya andi makuru yandi arambuye nawe ushobora kujyanukiraho twita kuri rya IGTV. Rya IGTV. Ariko hanyuma aho hantu maze iminsi mpumva ngo rya IGTV hameze neza. Noneho hari igihe nigeze kubona igare ryanditseho Girigi wawe risize amarangi y'abaryo. Ibyo tuzabigarukaho butaha. Turabashimiye rero, Imana ibahereze umugisha. Kandi Bibiliya zanyu ndababwira ko Bibiliya yawe nibwo butunzi bwawe. Yayindi ufite ku musego yizane Sanabible tuyikore hanyuma ibumbane ubuzima bwayo. Murakoze, turabakunda.